ndashaka kubabwira ibyabageza ku ntsinzi. turi kumwe ingamba ya mbere igeze umuntu ku ntsinzi ni ukugira icyerekezo. muzarebe burya iyo umuntu adafite icyerekezo ashaka kugeraho, iyo adafite intego ashaka kugeraho, aguma hagati mu nzira akabura aho ajya n'ahareka. reka mbaho urugero, ni nk'uko umuntu ashobora kuba afite ubwato buhenze kurusha ubundi bwose ku isi, cyangwa afite indege ihenze kurusha izindi zose ku isi. mu gihe umupilote wawe atazi aho ari kujya, birangira aheze mu kirere, rimwe na rimwe bikarangira aguye ahantu habi cyane atabasha kwikura. Njye rero mu buzima bwanjye nabashije gukomera cyane ku cyerekezo cyanjye, ngikomeraho cyane kuko njye navutse mu 1947 muri Australia nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ariko sinigeze nkunda Australia na rimwe. igihe nari maze gukura numvaga nshaka kuhava nkajya kuba ahandi hantu, kuko sinifuzaga kuba naba umuhinzi cyangwa se ngo mbe nakora mu ruganda nk'abandi cyangwa se ibindi nk'ibyo. ndetse n'ababyeyi banjye bifuzaga ko nabaho ngaho nkahaguma nkabaho mu buzima buciriritse. papa wanjye yashakaga ko mba umupolisi nkawe, na mama wanjye yifuzaga ko naguma aho ngaho nkashakana n'umukobwa witwaga Heidi, ubundi ngo ntangire mbyara abana benshi. ariko ibyo byose bavugaga byari indoto zabo, ntago zari indoto zanjye. bivuze ko indoto zabo n'izanjye byari bitandukanye cyane, kuko njye nifuzaga ko naba umuntu w'igitangaza ukomeye, umuntu wihariye, umuntu wo ku rundi rwego. bityo abenshi mu bantu ntago baba bazi aho bashaka kujya, bikaba ariyo mpamvu batagera ku ndoto zabo. kuko iyo umuntu afite intumbero cyangwa se intego runaka ashaka kugeraho, ibintu byose imbere ye biroroha cyane, akabasha kugera ku ndoto ze nta kabuza. nk'iyo urebye muri Amerika usanga abantu benshi baho badakunda utuzi twabo. abantu 74% ntibakunda akazi bakora muri Amerika, ariko iyo urebye i Burayi usanga naho bidatandukanye cyane, kuko abenshi nabo ntago bakunda akazi bakora, kuko bagakora badafite intego runaka, bagakora nk'aho babuze ikindi bakora, bakagakora gutyo gusa. bityo kugira ngo umuntu agere ku ntego ye nuko agomba gukunda ibyo akora, akumva bimuhesheje ishema. igihe nari nkiri umusore, reka mbabwire, igihe njye nari nkiri umusore nateruraga ibyuma umunsi wose. abantu benshi bakantangarira cyane, bakambaza bati ese kuki ukora cyane ibintu biruhije gutyo? bagakomeza bambaza bati kuki ukora ibintu bikomeye gutyo amasaha 5, 6 n'ayandi menshi, ariko ugahora wishimye mu buranga bwawe? ibanga ukoresha ni irihe? mu gihe abandi iyo babikoze nk'ibyo usanga barakaye mu buranga bwabo. ese ibanga ukoresha ni irihe? nanjye nkabasubiza nti nuko njye mfite intumbero runaka nshaka kuzageraho, bityo inzozi zanjye ngomba kuzazigeraho nta kabuza, kuko iyi myitozo umunsi ku wundi inyegereza icyerekezo nshaka kugeraho. bityo niyo mpamvu buri munsi mba numva nshaka gukora cyane kugira ngo nkomeze negere intumbero yanjye nshaka kuzageraho, kugira ngo nzabashe kuba uwa mbere mu bakora akazi nk'akanjye, maze mbe champion. ku myaka 20 gusa nagiye mu Bwongereza mu marushanwa, mbasha kuba uwa mbere mu rubyiruko rwakoraga imyitozo nk'iyanjye. ibyo byose ndabikesha kuba nari mfite intego runaka nashakaga kugeraho. bityo nagira inama buri wese unyumva ko mu buzima bwe yafata umwanzuro udakuka wo kugera ku ntego runaka, maze agashyiramo umuhate kugeza igihe ageze ku ntego ye. iyo yari ingamba ya mbere igeze umuntu ku ntsinzi. intego ya kabiri, ntuzigere utega amatwi abacantege. mu buzima bwanjye bwose buri ntego yose nagezeho, nta kindi abantu bavugaga, nta kindi abantu bambwiraga uretse kumbwira bati ibyo ushaka kugeraho ntibishoboka, ntiwagera kuri iyo ntego yawe. bityo njyewe mu buzima bwanjye icyemezo nafashe nuko iyo umuntu ambwiye ati ibi ntibishoboka, njyewe numva mbwiye ngo ibi birashoboka. iyo umuntu ambwiye ati
hoya njyewe numva mbwiye ngo yego. Iyo umuntu ambwiye ati ntushobora kugera ku ntego yawe, njye numva mbwiye ngo ushobora kugera ku ntego yawe. Nkunda kandi nkizera cyane ijambo ryiza Nelson Mandela yavuze agira ati buri kintu cyose kiba kidashoboka kugeza igihe kirangiriye cyangwa se kugeza igihe kigeze ku musozo. Bivuze ngo rero buri muntu wese aba agomba kugerageza kugeza igihe ageze ku ntego y'icyo ashaka kugeraho buri gihe. Bityo nanjye niyo mpamvu mvuga nti ndashaka kuzagera ku ntego yanjye, kabone nubwo nta wundi muntu waba warakoze nk'ibyo nshaka kugeraho. Bityo rero bikansaba ko nirengagiza abacantege, simbatega amatwi. Ingamba ya gatatu ni ugukoresha imbaraga zawe zose. Nta kintu gishoboka mu buzima kukwizanira utagikoreye ntibibaho. Ubuzima ntabwo ari ubufindo. Njye bijya bintangaza cyane iyo abantu benshi bavuga ngo nta gihe bafite cyo kujya muri gym iminota 45 ku munsi gusa. Njye ndababwiza ukuri, iyo umuntu yihaye gahunda ya buri munsi y'iminota 45 byanze bikunze atera imbere mu buzima bwe, haba mu iterambere ry'umubiri we cyangwa se mu iterambere ry'ubwonko bwe. Ibaze nk'ubu ngubu umuntu agiye asoma amateka buri munsi mu gihe kingana n'isaha, ibaze ibintu azamenya mu masaha 365 agize umwaka wose. Ubwo uzi ibyo umuntu azamenya mu mateka ni byinshi cyane, ntabwo wabirangiza. Ibaze nk'umuntu ufite business runaka ashaka guteza imbere, akajya yiha isaha imwe ku munsi ayitekerezaho mu iterambere ryayo. Ubwo uzi ukuntu iyo business ye yatera imbere mu gihe kiri imbere. Uwo muntu azunguka cyane biteye ubwoba. Bityo abavuga ngo nta gihe dufite, mu gihe buri munsi dufite amasaha 24 yose, njye ntago nyambyemera. Dufite amasaha 24 ku munsi, turyamamo amasaha 6 gusa, bivuze ngo dusigaranye amasaha 18 yose. Hari n'ushobora kuza akavuga ati njyewe sindyama amasaha 6 ahubwo ndyama amasaha 8, maze nanjye nkamubaza nti ese ko tutaryama hakiri kare? Muri ayo masaha 18 dusigaranye, tuvuge ko umuntu akoramo akazi ko gushaka imibereho y'ubuzima bwe amasaha 8 cyangwa 10 ku munsi. Ubwo dusigaranye amasaha 8 yandi ku munsi, tuvuge ko umuntu akoresha isaha imwe cyangwa se amasaha 2 atembera gutyo gusa. Bivuze ko dusigaranye amasaha 6 nta kindi kintu tukoramo. Ese ayo masaha 6 yose umuntu azakora iki? Mumbwire, ayo masaha 6 murumva mushaka kuzakoramo iki? Murashaka kuyaryamo ibiryo byinshi se? Murashaka kwishimishamo gusa se? Murashaka kwirirwa muvuga amagambo ku bantu gusa se? Wabona ko umuntu buri munsi aba afite igihe gihagije iyo yitonze agapanga neza gahunda ye y'umunsi ku murongo. Bityo buri wese aba agomba gukorana imbaraga ze zose kugira ngo agire icyo ageraho. Reka nze mbabwire inkuru yambayeho. Mu gihe nari ndi muri Amerika, nagiye mu ishuri ryaho ntangira kujya nkora amasaha 5 ku munsi. Ariko ndababwiza ukuri, najyaga kwiga hamwe n'abandi. Icyo gihe najyaga gukora ubwubatsi bw'ubuyede kugira ngo mbone icyo kurya, kuko nta handi hantu nari gukura ibyo kurya. Nkagaruka nkajya muri gym gukora siporo, nkongera nkajya kwiga nanone gutyo. Kuva mu gitondo saa 2 kugeza saa 6 z'ijoro nabaga ndi mu kazi kagiye gatandukanye mu minsi 4 mu cyumweru. Gusa hamwe n'ibyo byose ndababwiza ukuri ko ntigeze ntakaza habe n'umunota n'umwe w'ubusa mu buzima bwanjye. Icyo gihe nabaye inshuti magara na Muhammad Ali, uzwi cyane mu gukina umukino w'iteramakofi witwa box mu myaka ya za 70. Muhammad Ali yarakoraga cyane birenze urugero. Umunsi umwe nigeze kumubona muri gym aho twakoreraga siporo, arimo gukora siporo zo gukomeza inda. Ndamubaza ntese umaze guhaguruka wongera uryama inshuro zingahe? Arambwira ati sinjya ntangira kubara inshuro nabikoze kugeza igihe numva ntangiye kuribwa, ntangiye kubabara. Mutekereze kuri ayo magambo yambwiye. Yarambwiye ngo
ntatangira kubara inshuro yakozemo imyitozo kugeza igihe yumva atangiye kuribwa ananiwe. Uko niko gukora cyane, uko niko gukorana imbaraga, uko niko gukorana umurava. Umuntu aba agomba gukora nk'umutima, ubundi akajya kuruhuka agatekereza uburyo yateza imbere gahunda ze. Nyuma yo gukora ibyo byose aba agomba no kureka isi yose ikamenya ibyo akora, abinyujije mu kwamamaza akazi ke, yaba afite bizinesi cyangwa se akora siporo cyangwa se akina filime. Aba agomba gukorana imbaraga kugira ngo n'abandi bamenye ibyo akora ku isi yose. Ingamba ya 4, ntuzigere utekereza ko uzatsindwa mu ntego yawe. Ngewe nanga kumva umuntu avuga ngo iyi nzira nahisemo, nitangiza ku mugambi nshaka nzashaka indi nzira. Reka mbabwire impamvu mbyanga gushaka inzira yitwa plan B cyangwa se inzira ya kabiri. Kubera ko muri ubu buzima tubayemo duhura n'abantu benshi baduca intege, nk'uko nabivuzeho mbere, aho bazajya bakubwira ati ntushobora kugera ku ntego yawe, ibyo ushaka kugeraho ntuzabishobora, n'ibindi byinshi. Ariko ibyo ntacyo bitwaye, nk'uko nabivuze, umuntu aba agomba kubumva ariko ntabiha agaciro. Bavuga ngo ntibishoboka, wowe ukiyumvira ko bavuze bati birashoboka. Bagira bati ntiwagera ku ntego yawe, ukumva bakubwiye ati uzagera ku ntego yawe, n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Kwirengagiza abo bacantege ni ibintu bishoboka cyane, kuko bituma ukomera mu nzira watangiye ushaka kuzageraho, kuko bituma ukomeza inzira watangiye ushaka ko izakugeza ku ntego yawe. Ariko iyo utangiye gutekereza cyane ku magambo y'abo bacantege, ushobora kugwa mu cyobo utazabasha kwikuramo, maze ugatangira guteganya indi nzira wazanyuramo ngo ugere ku ntego yawe itandukanye na ya yindi ya mbere wari ufite. Iyo rero umuntu atangiye gutekereza cyane kuri iyo nzira ya kabiri, ariyo plan B, azanyuramo natsindwa mu nzira ya mbere, bimutwara imbaraga nyinshi cyane, kandi izo mbaraga yari kuzikoresha muri ya nzira ya mbere yari arimo, akazagera ku cyo yifuzaga kugeraho. Bityo ni ingenzi cyane kumenya uburyo tugomba kugenda mu nzira twahisemo ngo itugeze ku ntego zacu. Tuba tugomba no kumenya uburyo tugomba kwitwara mu bidukomereye tuzahuriramo nabyo, tukarwana nabyo, kubera ko iyo nzira umuntu ateganya kunyuramo ya kabiri yo kumugeza ku ntego ye ni inzira yoroshye, kuko ya nzira ya mbere iba yamaze kumunanira. Bityo ikiba kiri mu mutwe we ni ugutsindwa nta kindi. Ariko ibyo si byiza mu by'ukuri, kuko abashaka kugera ku nzozi zabo koko ni ba bandi baca mu bikomeye cyane. Bamwe mujya mubona bajya bagera ku nzozi zabo, haba muri siporo n'ibindi, baba baranyuze mu bigeragezo bikomeye cyane maze bakabitsinda, kuko batateganyaga gutsindwa ngo banyure mu nzira ya kabiri, ariyo plan B. Kuko guteganya inzira ya kabiri ni uguta icyizere ko utazabasha kugera ku nzozi zawe muri ya nzira ya mbere wari warahisemo. Impamvu nyamukuru zituma abantu bakunda guteganya inzira ya kabiri, ariyo plan B, yo kugera ku ntego zabo, ni uko bateganya kuzatsindwa muri plan A. Ni ukubera batinya kuzatsindwa no guhura n'ingorane. Nge inama nabagira mwebwe mu nyumva, ni ugukomera ku ntego yawe, ku buryo ushyiramo imbaraga zawe zose kugira ngo izabashe kukugeza ku nzozi zawe wateganyaga kuzageraho nta kabuza. Ingamba ya 5, ntugatinye guhura n'ibizagukomerera mu kugera ku ntego yawe. Inama nabagira ni ukudatinya gutsindwa cyangwa guhura n'ibigukomereye mu kugera ku ntego yawe, kuko nta gisebo kibirimo, kuko uba ugomba kunyura muri izo ngorane kugira ngo ugere ku nzozi zawe. Nta muntu n'umwe uzabona wageze ku nzozi ze utarigeze ahura n'ingorane nk'izo. Mu gihe uhuye n'izo ngorane nta kibazo kibirimo, ubu icyo ubusabwa ni ugukora cyane kugira ngo wikure muri izo ngorane, uhaguruke ukomeze inzira yawe. Ikibazo aho kivukira murahazi, ni igihe umuntu ahuye n'ibimukomereye maze akaguma hasi ntabashe guhangana nabyo ngo abyikuremo.
wa wundi uguma hasi agacika intege kubwo guhura n'ibibazo, uwo ni umunyagihombo. Ariko wa wundi uzagera ku nzozi ze ni wa wundi ugwa kubera ingorane akongera agahaguruka, akagwa akongera agahaguruka, akagwa akongera agahaguruka, buri gihe ahora ahaguruka. Uwo niwe uba ufite intsinzi. Niyo mpamvu mbagira inama yo kutajya mwiheba kubera guhura n'ingorane, kuko iyo umuntu ahora atekereza gutsindwa cyane muri we bimuca intege, agata icyizere muri we, bigatuma ahorana impungenge zidashira. Ingamba ya nyuma nabagira ni uguhora mwiha umutuzo mu buzima bwanyu. Ingamba ya nyuma ituma umuntu agera ku nzozi ze ni ukwiha umutuzo muri we. Mwimenyereze rero kwishyira mu mutuzo buri gihe, kabone n'ubwo mwahura n'ingorane zingana gute, ujye wishyira mu mutuzo, wumve ko ari ibintu bisanzwe, bityo ntimugatinye guhura n'ingorane kuko ni ibintu bisanzwe kugira ngo umuntu agere ku nzozi ze. Izi zari ingamba 6 zanjye zo kugeza umuntu ku ntsinzi mu buzima bwe. Murakoze cyane.